Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane. Mbaye ikaze kuri The Focus aho dusobanuye tugufere ko tumeze neza. Umusije kwasona agafilme ko mu bwoko bwa American drama mystery kitwa The Game. Icyo musaba gusa mwibwe no kunkanda kuri like na share hanyuma n'ubundi agakomeza hagashya. Filme yacu rero itangizwa na Nicholas, umu businessman uba wenyine mu ruzu runini hafi y'umujyi wa San Francisco. Ndetse uyu mugabo aba ari umugabo wateye imbere cyane, ariko iterambere rye riba ryaraje ku giciro cyo kubura umuryango. Ndetse filme itangira uyu mugabo ari wenyine, yaratandukanye n'umugore, ndetse ubona ko mu buzima nyine ari umuntu utishimye. Umuvandimwe wa Nicholas witwa Conrad ni umuvandimwe wenyine uhumeka, ubwo usigaye kandi nawe baba bafitanye umubano nakita gatari mwiza kuko baba bamaze hafi imyaka 2 yose batarahura. Igitondo kimwe rero Nicholas yabwiye yuko umuvandimwe Conrad ngamaze iminsi myinshi ari gushaka yuko bahura, ndetse nyuma kuri uwo munsi ku gicamunsi nibwo yaje kumurira muri restaurant nta muntu n'umwe yabibwiye. Ahageze rero umuvandimwe yifurije Nicholas isabukuru nziza, ariko Nicholas yongera kubona indi surprise nakita kidasanzwe kuva kuri Conrad, amuhereza ikarita y'umukino ukorwa na company yitwa CRS. Nicholas rero bakimuhereza iyo karita yabanje gutekereza ko Conrad ari kumukinira bya bintu by'amaplanka. Gusa Petit Frere aramubwira ati nsezeranye yuko uzashaka umwanya nyine muri kino cyumweru ukajya ahantu iyo company ikorera. Umunsi ukurikiyeho rero Nicholas neza yari yebegiwe neza ko yakarita banayimuhaye, ariko yaje kugera ku nyubako yari agiye mu nama bisanzwe bihuriranye, asanga ni naho ya company ibikorera. Yahise avuga ateka njye kureba. Rero yinjiyeyo asuhuzwa nyine n'umukozi wayo witwa Jim. Ndetse uyu mugabo yatangiye nyine kumwereka aho ngaho muri office amutembereza, ndetse anamusobanurira amahame agiye mu mukino. Gusa ntabwo yamubwiye byinshi kuri wa mukino nyirizina. Ndetse Nicholas agezeho umujyi utangira kumwica ukuntu ari kubaza ibibazo ntagire ikintu kimwe bamusubiza. Gusa ukuntu baba babihishe byose nyine bituma akomeza kugira amatsiko akibaza ati se bundi uyu mukino ni bwoko ki. Bityo rero atazi ngaratsa gukora iki mu by'ukuri, apfa kwemera gukina umukino. Imwe muri process rero za mbere y'iyi game ni test y'personal yo kubaza nyine ibibazo byawe bwite, aho Nicholas yashatse umwanya arangije ajya kuri ya test atangira gusubiza ibibazo ariko bidasanzwe. Bimwe muri ibyo bibazo bari kumubaza ati se ujya wangiza cyangwa se ukica utunyamaswa dutoya twatundi tw'imibu cyangwa n'ibiki. Nyuma yo gusubiza utubazo twinshi nk'utungutu nibwo yaje nyine gutanga igipapuro cye, baramubwira ati tuzaguhamagarana niba wahiswemo nyine mu mukino nyirizina. Umunsi ukurikiyeho rero yawumaze ari kwikinira tennis n'abashuti be bari muri tennis club, ariko nyuma bari kuganira aza kumva bari kuvuga kuri CRS. Kumbe n'izi nshuti ze nazo ngo zaba zarakiniye umukino wa CRS, ndetse ngo zaba ziri kwifuza yuko zakongera zikawukina. Gusa Nicholas azibashije ati se ubundi uwo mukino urimo ibiki nyirizina, na za nshuti ze zanga kumurabura nyine ngo zimubwire ibyo zakoraga. Nyuma rero ari mu nama Nicholas yaje kwakira telefone guturuka kuri CRS, aho bahise bamubwira yuko application ye yari yashyizemo kugira ngo akine wa mukino yanzwe, ndetse kano kanya yari yamaze kwishima azi ko nyine umukino agiye kuwutangira. Bamubwiye ko bamwanze byaramubabaje. Nyuma kuri uwo munsi yari mu nzira ataha nibwo yaje kugera mu rugo. Ku irembo ry'umuryango we asanga ikintu kimeze nk'igipupe kiryamye hasi, ahitamo kukinjizamo imbere mu nzu, ariko abanje kugicekinga yasanze ikintu kimeze nk'urufunguzo mu munwa wa cya gipupe arukuruye, arebye asanga rwanditseho ngo CRS. Iyo bivuze yuko nubwo kare yahamagawe bamubwira yuko application y'ibitaremewe, mu by'ukuri umukino wamaze gutangira tayari. Nyuma y'imbere rero mu nzu Nicholas akomeje kwitegereza rwa rupupe ngo arebe ibyo ari byo, nibwo yumvise ijwi riri kumubwira ati se uraza kumara iri joro ryose uri gutandukanya ibice by'icyo gipupe. Nicholas ntahindukiye ku ruhande ajyanga rero uri kumuvugisha, yabonye umugabo uri kuri televiziyo umeze nk'uri kuvuga amakuru ari buri kumuvugisha kandi akamuvugishiriza nyine muri televiziyo. Uyu mugabo rero atangiye gusobanurira Nicholas amabwiriza y'uyu mukino, amusobanurira yuko ngari buze kugenda abona n'utundi dukoresho tumeze nka rwa rufunguzo aba yabonye, kandi umuntu dukoresha bagomba kubika hafi yo kugeza umukino urangiye. Nicholas rero nyuma yitegereje neza nibwo ahise abona yuko rwa rupupe wari rufitemo kamera mu maso yarwo, ari naho wa wundi umeze nk'umunyamakuru ari kumurebera. Yahise ari gutura ijosi rero kugira ngo ya kamera yice, arangije ahita ajya kwiryamira. Gusa guhera ku munsi ukurikiyeho utuntu nakiza tw'amafuti twatangiye kumuzengereza, kuko yatangiye kuzabona utuntu tumeze nk'udupupe ahantu hose arebye, ndetse aho agiye hose akagenda ahura n'abantu bari kumwitegereza nk'aho wagira ngo hari ikintu bazi kiri kujya mbere. Ndetse nk'uwo mugabo yabonye ko harimo ikibazo, kuko yari afite ikaramu ya CRS mu mufuka we. Nyuma bidatinze rero twa dustress twose aba yahuye natwo twatangiye kumujyaho ingaruka, kuko yaje gutakaza deal ya business yari kumugirira akamaro ubwo yananirwaga gufungura briefcase nyine ngo asobanurire abakire.
ndetse muri uko gutuma umutwe uhagaze imbere y'abakire yakuyemo rwa rufunguzo rwa CRS kugira ngo ariko akoresha afungura, ariko ubundi briefcase ntiyafunguka. Nyuma rero umunsi urangiye n'agahinda yagiye kuri resitora kujya kwifatira two kurya, aravuga ati n'ubundi nta murimo usimbura kurya, aho yaje gukubitana n'umuseriveri witwa Christine. Ariko uyu museriveri atabishaka yaje kumumenaho wine ku ishati ye, ndetse ako kanya boss w'uwo mukobwa ahita amwirukana. Gusa nyuma y'amasegonda make cyane Nicolas nibwo yakiriye nyine fagitire yanditseho ngo nturekure umukobwa agenda. Ubutumwa yari akibusoma yahise abona ko yanze gukunze bari kumuga Christine, ahita yihuta gusohoka hanze kugira ngo ajye gushaka uyu mukobwa. Ageze rero ahantu hanze hagati y'ibizu bibiri ariko hari n'umwijima, Nicolas nibwo yaje kuhasanga umuntu w'umusaza ushaje byatari, ndetse Christine ahita agera aho ngaho utamenya ahantu turutse, aho yahise asaba uno mugabo yuko batwara uno musaza kwa muganga. Ndetse nk'aho wagira ngo ni ibintu bipanze neza, imodoka ya polisi yahise ica aho ngaho bahita bafasha wa musaza kumushyiramo. Ariko neza ya modoka ya polisi na ambulance bikigera kwa muganga, ibindi bintu bidasobanutse byahise bitangira kuba. Amatara yahise agira gutya arazima, umuriro umera nk'uguze, wongeye kugaruka Christine na Nicolas niwe bonyine bari bahagaze aho ngaho muri parking. Nicolas rero yahise abona yuko byanze bikunze ibi ngibi bishobora kuba ari kimwe mu bigize wa mukino bari gukina. Hanyuma rero uko ari babiri we na wa mukobwa bahise bashaka essence iri aho ngaho hafi, ndetse yahise itangira gukora bakinjizamo rwa rufunguzo Nicolas yari afite rwa CRS. Muri essence rero Nicolas yatangiye kuganiriza no mukobwa ibijyanye na wa mukino aba yiyandikishijemo, ariko uwo mukobwa yatangira gutekereza ko iyi ngiyi yari ya mikino y'abakire mibi cyane bahimukira abantu nyine n'ibiki, avuga ati ibyo ntabwo ari byo. Uko ari babiri rero baje kujya gutya babasha gusohoka muri ya essence, aho bakigera hanze bahise babona ko bari mu nyubako ya CRS. Gusa barimo bashaka kugendagenda aho ngaho mu office, bagize gutya bahita bashyiraho ubuduha butangira gusakuza, bibasaba yuko bagomba kubanza gucika mbere yuko abashinzwe umutekano babafata. Nicolas rero aba bafitiye impuhwe Christine bwo kumuzana muri bino bintu atabizi, bityo yahise amujyana kuri rwa ruzu rwe rwa danger, aho bageze batangiye kuganira. Nyuma umukobwa ajya koga, arangije ahamagara ka taxi voiture. Gusa mbere yuko umukobwa ava ngo agende, Christine bwo yahise ahishurira Nicolas ko ngo yahawe amadolari agera kuri 400 kari kugira ngo aze kumumenaho wine. Gusa ngo ntabwo yigeze abona umuntu ubamuhaye kari akazi. Nicolas ko barakamenye, anashimira umukobwa kuba amubwije ukuri, nyine aramusezeraho. Igitondo gikurikiyeho rero yakangowe na telefone, aho bahise bamubwira yuko ikarita ye kuri banki aba yayisize kuri reception ya hoteli yari arimo mu ijoro. Nicolas rero byahise bimucanga ko iyo hoteli abatigeze anayijyamo, gusa ahita ajya kuri iyo hoteli nyine kugira ngo ajye kuzana ikarita ye. Ndetse agezeyo byakomeje neza kumucanga kuko umukozi w'iyo hoteli yahise amumenya, arangije ahita amuherekeza mu cyumba nyine bivugwa yuko ngo nijoro yarayemo, kandi iyo hoteli ntabwo abayigezemo. Nicolas rero akinjira muri cya cyumba yewana yasanze kirimo akavuyo, amacupa y'amayoga, ibinini bitemewe by'ibiyobyabwenge ahantu hose. Ndetse hari na video z'abakobwa bambaye ubusa ziri gukinwa kuri televiziyo aho ngaho, ndetse aho ngaho arebye amwe mu mafoto yafotowe na Polaroid camera, abona abakobwa bifotoye bambaye ubusa aho ngaho ku meza. Ndetse icyamutunguye cyane Nicolas nuko yasanze ya briefcase yajyana ku kazi nayo iri aho ngaho ku meza, kandi yanafunguwe n'umuntu atazi. Yihuse cyane rero yahise akora amasuku aho ngaho, ndetse ahita ajya mu modoka kugira ngo ave aho ngaho ajye kuri office, cyane ko yarabizi neza yuko business ze, ibigwi bye, amafaranga n'umutekano we byose biba biri mu kangaratete. Ndetse adataye igihe yahise ahamagara umunyamategeko we Sam, ahita amutegeka kumushakira amakuru yose yabona kuri ya company ya CRS. Ndetse aba yanabonye icyuma kimena ibirahure muri envelope abakuye kuri ya hoteli imwe n'ubundi abavuyemo. Nyuma yagarutse mu rugo kuri uwo munsi mu ijoro, Nicolas yarananiwe cyane ashaka guhita ajya kwiryamira nyuma y'ibyo baciyemo byose. Gusa akinjira mu nzu yahise abona yuko hari umuntu wamennye yanzu yakinjiramo, ndetse ibikuta biba bishushanyijeho ibintu byinshi by'ibirange, ku buryo inzu neza yarasanzwe azi ko ari nk'iye, bimeze nk'aho wagira ngo nta dikiriya wajyana nka club neza. Rero Nicolas agifata telefone kugira ngo ahamagare polisi zimutabare, nibwo zitangira kumva umuntu gukubita ku muryango byahatabiwe n'amukanga, ndetse abari nta wundi abari wa muvandimwe we Conrad, nawe ubona yuko ameze nk'ufite ubwoba neza nk'uko Nicolas ameze. Conrad aba amaze iminsi atari kwitaba telefone za Nicolas, abimubajije uyu muvandimwe avuga yuko ngo muri ino minsi nta muntu n'umwe ari kwizera. Bahise rero bakserera bagenda mu modoka ya Nicolas, kubera ko ntagomba ko bagifite umutekano muri ya nzu yuzuyemo bya birange nyine bigaragara ko yinjiyemo abandi bantu. Ndetse Conrad nibwo yahise akomeza ayishura yuko ngamaze kurambirwa gukina iyi mikino ya CRS, ngibimeze nk'aho yamutwaye ubuzima bwose yari yifitiye. Ndetse kugira ngo arebe yuko ino mikino yayivamo ngaba yarabishyuye amafaranga menshi, ariko nta kintu biba byaratanze, ntabwo baba bararekeye. Gusa bagenda mu buryo butunguranye, imodoka yabo ipine ryaje guturika, ndetse Conrad abona imfunguzo nyinshi za CRS muri ya modoka bari barimo.
Conrad rero atekereza ko byanze bikunze umuvandimwe nawe ashobora kuba ari gukorana na CRS, yahise avamo atangira kwiruka. Nicolas akora ibishoboka byose ngo arebe ko yamuhagarika, ariko nyuma nawe birangira yifatiye taxi yicaramo aravuga ati njyana kuri station ya polisi njye gutabaza. Ya modoka ya taxi yanze gukatira kuri station ya polisi, aho umushoferi wayo yahise anasobanura Nicolas yuko nawe akorana na CRS, ndetse Nicolas ubwo babuza kuba ubwoba nyuma y'uko umushoferi wari umutwaye muri taxi asimbutse akareka imodoka ikomeza ikijyana aho yaje kugwa mu mugezi uri imbere. Imodoka rero ikimanuka muri wa mugezi yatangiye kuzuramo amazi, ariko Nicolas ahita yibuka ko afite ka kantu k'akuma aho yakuye muri ya hoteli kamena ibirahure, aba ariko akoresha amena ibirahure atabara ubuzima bwe yoga azamuka hejuru. Kuko ntahandi ho kwerekeza yari afite rero, Nicolas yashatse ya adresse ya Christine arangije ajya kureba iwe mu rugo. Ageze rero batangiye kuganiramo gato, ariko nyuma aza gutangira kubona ibintu bidasobanutse. Abona itara rimeze nk'aho inyuma rishaje, ariko arebyemo imbere abona ko agapapuro k'igiciro karacyarimo mo imbere. Yibaza uburyo umuntu yaba atuye mu nzu ariko bakaba bakiriho k'agapapuro k'igiciro, bitangira kumucanga. Ndetse nyuma bidatinze atangiye kubona ibindi bintu bidasobanutse muri ino nzu, biba bimeze nk'aho wagira ngo ino nzu ni nk'ahantu bamupangiye kurenza nyine ko ari urugo rwaba rusanzwe, kuko amazi yo kuri faucet ntago aba afunguka. Ibitabo agiye kureba ngo arebe ko ari ibyanya asanga ni ibintu by'aho ngaho bikasakase bya fake. Nyuma rero igihe Christine yasohokeye bihita bigaragara yuko uyu mukobwa aba agikorana na CRS nawe, ndetse Nicolas agitangira guserera nawe nibwo umukobwa yahise amurabura amwereka yuko bari kubacunga. Ndetse abakozi ba CRS baturutse hanze batangira kubarasa amasasu menshi baciye mu madirishya, ariko nyuma ko ari babiri babasha gusohoka muri ino nzu baciye mu muryango w'inyuma. Bari mu nzira rero bashaka ahandi hantu haba hari umutekano, nibwo Christine yahise ayishura. CRS iba yarakoresheje cya kizami Nicolas aba yarakoze, ikabasha kumenya passcode ye ku buryo amafaranga yose tayari bamaze kuyohereza mu bintu by'ibikonte biri hanze. Nicolas rero akibyumva yahise checkinga balance, ahita abona yuko koko ibyo uyu mukobwa bari kumubwira bari ibyanya byo nta mafaranga basigaranye. Nicolas rero akiri kwiyabaraguza ngo uburyo agomba kubona amafaranga ye, Christine nibwo yahise amurabura yuko ngari ibintu bidashoboka kubera yuko ngo amaze kubibona biba ku bantu benshi cyane kandi nta n'umwigeze uyasubizwa. Amashakurikiyeho rero bagiye noneho mu rugo kwa Christine rwanyarwo, aho uyu mukobwa atangira nyine kurahira avuga yuko ngariho bamukangiye kugira ngo gafate kari akazi ka CRS. Gusa kano kanya Nicolas ntabwo aba akiri kwizera uno mukobwa, ndetse impungenge ze byaje kugaragara ko ari za nyazo, kuko ubwo yagize gutya atangira kumva afite isereri, ndetse ahita abumva yuko n'umukobwa yaroze agacyayi yari ari kunywa. Nyuma rero igihe Nicolas yongeye gufungurira amaso yasanze ari mumva ari muzima ahantu muri Mexique, ndetse nta passport afite nta n'amafaranga aba afite kumugarurira iwabo. Nyuma rero yatangiye kugenda mu mujyi ari kwaka ubufasha, aribwo nyuma yaje kujya gutya abona ikibisi kiba kigiye San Francisco. Mu mashakurikiyeho rero wa mugabo Nicolas akigera iwe mu rugo yasanze yanzuye, yarasanzwe ariye asanga hari icyapa cyo kiri kugurishwa. Kano kanya rero nta muntu umwe kwizera bafite. Umugabo yahise ahitamo kujya guhura n'uwahoze ari umugore we Elizabeth, ndetse baje guhurira mu coffee shop aho Nicolas yatangiye kwisegura ku mugore amusaba imbabazi ubwo kuba nyine yamufashe nabi no kuba barashwanye n'ibiki, ariko yamaze nk'ushaka kumuguza udufaranga. Ndetse uyu mugabo watekerezaga yuko ubuzima bwe bumeze nk'aho bwarangiye, Nicolas nibwo yagize gutya ahita abona publicité kuri televiziyo aho umwakiteri aba ari Jim, wa mukozi wa CRS uwo waramufashije mu cyumweru gishize. Nicolas rero yaje gukurikira agera kuri Jim ari kumwe n'abana be aho bari basohokeye ahantu kuri aquarium, atangira kumukanga nyine amuvuga yuko ari bumwice natamujyana aho CRS ikorera. Uyu mugabo rero watinyaga yuko uyu mugabo yamwica yatwaye Nicolas ku cyicaro gikuru cya CRS cya nyacyo, ndetse akinjirayo ntabwo yatunguwe kuko yasanzeyo amasura menshi y'abantu asanzwe umenyereye yigeze guhura nabo mu buzima bwe. Gusa ijisho rye ryabaye nk'irihagarara akibona Christine, arangije ahita amufata nk'imbohe amutunga imbunda amuzamura hejuru ku gisenge. Christine rero nibwo yahise amuhishura yuko n'ubu ngubu bakiri muri wa mukino wateguwe na CRS, kandi ko umuvandimwe Conrad umutungo we bwo n'amafaranga byose bigihari, ndetse ngo na famille n'inshuti ze zose ngo zimutegereje ku rundi ruhande rw'umuryango kugira ngo bakorere surprise kumushimira ko yasoje no mukino ibintu bikagenda neza. Gusa kano kanya Nicolas nta muntu umwe yari akiri kwizera Christine byamubwira, yumva ari ibintu by'aho bya fake, ku buryo wa muryango yari kumubwira ugifunguka yahise akubita isasu umuntu wa mbere wasohotse, kandi abari nta wundi abari Conrad wari ufite icupa rya champagne nyine yarazanye ngo baserebure.
Conrad rero amupfira imbere. Akimara gupfa Nicholas nawe ahita agenda agana ku gasongero kaya nyubako n'agahinda kuko amaze kwicira umuvandimwe aje ahita asimbuka inyubako ndetse arimo ahanuka. Ubuzima bwa Nicholas bwose bwatangiye kumwikaraga imbere y'amaso ndetse akimanuka hasi aho kugira ngo yikubite hasi yakiriwe n'uruntu rw'urugiant airbag wa ruboro rurimo umwuka nyine batega umuntu wiyahuye kugira ngo narwikubitamo ntagire ikibazo ndetse ruba rwahatigwa ngaho nkaho wagira ngo bari babizi neza yuko ari buze gusimbuka ndetse abashinzwe ubutabazi nabo bahise bagera aho ngaho baza kumufasha nta n'amasegonda make yarashira aho bahise bamuterura batangira kumukuramo bamujyane. Nyuma rero Nicholas yongeye gukanguka noneho yarongeye yisanga mu cyumba kiba kirimo inshuti ze zose aho umuryango we n'abandi bantu bose aba yarabonye muri wa mukino harimo na Conrad mu kanya yarabonye yapfuye. Ngo buri kimwe cyose cyo cyarabaye kuri Nicholas kuva kuri wa munsi abona urwana rw'urupupe imbere y'umuryango we ngo byose biba byari imikino ndetse Conrad yatangiye kumusobanurira yuko ngo uyu mukino ari we wihimbiye ubwe kugira ngo atume umuvandimwe we ajya mu bindi bintu kuko ngo ari umuntu bo waba mu buzima bumwe nyine arebe n'ibindi bintu mu buzima nabyo bigeremo arebe ukuntu bimeze. Bakivuga rero Nicholas abantu ese atangira kurira byatari ndetse nyuma agahinda kamaze gushira nawe yinjoyinga ikirori nk'abandi. Gusa nyuma haciye akanya gatoya nibwo yaje gushaka Christine abona ntawe ugihari asohotse hanze nkamwomeke nibwo yasanze agiye kujya mu gataxi ndetse uyu mukobwa ahita amubwira ko amazina ye nyayo ngo ari Claire. Hanyuma Nicholas atangira gushora umubindi aramubwira ati se barate tugasohoka tugasangira. Gusa uyu mugore arabyanga gusa amwemerera yuko yakaza bagasangira nyine ngagakawa mbere yuko afata indege imujyana mu zindi nshingano z'umukino ugiye gukorwa nko mu gihugu cya Australia. Bigaragara yuko aba ari ibintu bahora bapanga bagakora kugira ngo bibe ari fun ndetse hamwe n'ingi agafilme kacu n'akanjye nizere ko kabashimishije. Twebwe turi The Focus. Until next time, peace out.